abajama bashaka kutsura bazi ngo hano ni mu rugo koko n'ukuntu mbona nakubiswe ndi kubona mamagaye aho yego shano uzise ko uyu munsi ari weekend mwa Mutsima niyicare mu fariso data yaguze dore ko shaye umva aherutse kongora ikintu cy'ikimatera cya dubure yo desimani bafashwe cyarara kubikaritomwa ibyo ni ibintu bya zamani shaje nareka ibintu by'ibikarito subwa biryama ho gacamwa n'imicucu biriho njya manibereye kuri rwa matera uzi ko nuvuga umva ni matera ni paseri nagwaye ryama waye dutebera hano hari n'ibintu by'ibyenda byinshi cyane byambangamiye kubimesa hano mfite ibyenda mfite amakositimu mfite iki kabisa shazaza ngo mwiherero bikeya tu urebye mfite n'ibikapu bitanu by'imyenda we nta kibazo ntarebe kabisa uzaze ushaka uzanarare nta kibazo pe uburiri se ko buhari ibintu nakoresheje kuri WhatsApp wabibonye nsigaye mfite nyamara na data nsigaye mfite nuza iPhone ubu niyo turi kuvuganira nayiguze 300 Ecyo ni toto man shareka ndebe kuri machine man ndebe ibintu kuri kabisa ko bari kunyohereza ibintu byinshi tu sawa tuzavuga asi ibintu tuzabishobora niko se mwinyuma ni nagusubiye ngo muzaye ibicuruzwa bya bigeze ibicuruzwa harimo na shippinze bikiri muri Majerwa Mombasa naho barimo kunegurira izindi mari ese nta kibazo ndarindiye nuko haje ikibazo cyangwa ariko naho kandi muri iyi minsi tuvugana ku mugoroba nibwo navuye mu bushinwa ndavuga intika nze nkurebe ariko nasize pakije ibintu urabona amakamyo yaje atwaye ubwabo imodoka bwa ravani y'uburanguzi n'aha mu Rwanda Kigali ukiva ku kibuga cy'indege ikibazo imodoka zirahari n'abakozi bo mu rugo n'abasirikare manuka rituze ni 10 nizo siko uri umuntu mukire Kigali baranze mu mahanga ngerayo nawe uri kuja amahanga bakire awi yarakize nge bakire bawe nyine ngo nyine tugana kuri business bya business nibyo hanyuma bambwiraga ko biri Majerwa kwandikisha babisora nanjye rero biri kugenda bitera imbere amafamu narumvisha ngameze neza nta kibazo ndabona n'amata bari itoto n'amata ahubwo ufite amazi ikibazo ahubwo tujye kwiyakira amasaha yaducitse ufite nta kibazo cyari cyo na Kadivayi kabaga hari ntacyo katugenda ndahinde twiyakire dore dore indiri wanjye niyi Nangano kwashirwa yaramwisanga mu gipangu. Nahanga mu gipangu. Aha muri iki gipangu urahawe. Kamana yanjye. Nanga. Ariko reka nze mubaze niba ari mu gipangu yiteguye. Gucamo. Halo. Bimeze bite se ko twageze turi inyuma y'igipangu? Yego ke sawa nta kibazo twaje. Babuzi barangije kwicara hariya basi wenda mpita nicara ubwo barahamara iminota mikeya barahita baca wenda babuzi baragaruka basanga bagiye wenda kubica batuma babujwe wallahi twageze imana karibu sha uramubona mba namwizanira nabagejeje kamanza amasoza sha aho aratukaza muri sawa kwa mwenye mari sha mwenye mari muri sawa kwa mwenye mari sha tugiye kwicara hariya kabisa mbere muze sha muri isanga rwose ese umukozi hano uko batakoze narize nacyo rwose kabisa muramwicaye muramwicaye nta kibazo rwose niko yego bimeze bite se ntajye nari wenda reka mbe niyicariye aha sawa ni sawa ikaze mwahabonye rwose tuzi n'isi tata y'umu tuba dukoresha z'ubuntu kuri nuza nakubwiraga sha kuri ya mashini ndi kubona ahantu ko nawe ubwenge rero kunyigitire rero nuko ujya ukoresha iby'ubuntu
Shanani wamusanze kabisa mba nibereye aha ngaha nta mitego kujya gusaba n'umufite n'iminota 5 yonyine hano ngaho. Semana neza ko mbona ko nta kintu kiriho. Ugize ngo no kuvuga ngo reganga mubu ngiye ibintu by'amajimba narabihaze ibintu n'amufata sinzi ubwo ndamwebwe ibonye muri cyangwa Gerageza utuzanira akantu. fata ziraciriritse man amazi hata wowe Imvura wisiki man ka wisiki wowe. Nasa bidene ko Imana turebe na cyawe rebe ameza sibyo yazera ameza yazera. Uwa meza zernaka. Akandi ko kuguteza imbere. Yaje ko bareba ko ari kwa mwenye mari dore iki cyumba nicyo nirarira n'iki. Hoya haraciritse abone no ubaze ugezemo imbere. Hari amarange hari iki ibintu byose biraho. Niko bimeze ta. Urashe bo sibyo birabagize amahigo komeye cyane. Kiza amahigo komeye cyane rwose simube. Semana ko mbona wowe usa gutyo. Oya ngiye ubundi kugira ngo nsegutse barajya ni abana nkamwe babatindi n'ubundi duse. Yesu we. Abase nabahera. Abakozi. Bobite. Aba bantu usigaye ukiguza abantu. Ntabwo kugera gutoza Ariko se boss umwana wawe yicaye ku ntebe abashyitsi bamuseba kwicara ku ntebe ari umuhungu wawe iki ni ikibazo. Kareka kamabwira. Jewe ntabwo ku ntebe aba bashyitsi na hamije mfite abashyitsi Ni abashyitsi no susu umuhungu wawe. Koko bagusuzugura. Kareka uyunguyu uri mupangaye. Yewe mwenye mari. Mupangaye banje. Ko bagusuzugura. Ubu zagaruka muri Serena tabakira twateranye wowe. Abagusuzugura abakozi bakwandagaje. Reba. Hashize amezi atanyishyura. Stress ariko boss ntabwo uri kubona ko yari. ahubwo wajyana wirengerera sha wirengerera uyu mwana koko araje nibe narakundi gucego araza arambwira ngo ngafite goshe bashaka kugira ngo baze kurya amafoto hano ngaha none nubwira ko ariko mumbira ngo 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 wabuze ngo Stress kumyaka ntabwo ari turajya arashimira ntabwo. urambe imana ikutumye tuvugisha ukuri kose bose urabizi bose nange ndi umuyisilamu rwose ntabwo nakubeshya pe Abashyiraho iki gihe. ndi umuyisilamu mugenzi wawe Wese ikamubwira. Ugira abashyitsi ukabashaza ku ntebe agurutseho kubera iki? Iwawe ni sinari. umuntu ni uje Ariko iki gikoze ukirukankana uraterana na cy'amagambo ibiki. Umukozi agusuzugura. Umukozi agusuzugura. Niba ngiye akagera kamwicana Yawe jana abashyitsi. Urabona wacu. bano banywe n'abajura bose Umva ntabwo ari ahubwo ngwaye. Abya munzu niba kushida kurati. Mbese niba kitishyurwa woro yiki. Rero. Kati muri business mwe mukazana imikino hanga. Ariko uza guterekera mu nzu zawe. noneho nundebera ko kwihaka ntabwakanye mu bantu bose. umva mari mpagaye tuvugana aho ngaho uretse ariko simana ibintu byo kujya umfata umugore Ntamujyana. Barese ko wamwihakanye mu bantu n'abagabizo barebe ndamujyanye. hano kandi ibintu hano kandi umuntu